Zungu yari yumiwe, abantu bamwe bagize yari yifashe ku munwa, ikindi yibaza aho umugore wiwe ari, yibaza ibikorwa byiwe, yibaza ibintu byinshi. Ni 15 uyu munsi bagejejwe imbere y'urukiko. Abantu bagera kuri 4 harimo yitwa Dr. Nyiringabo Yego Eric we wanasabaga ko ataburana. Kandi makuru nahise menya byo kwa Kazungu. Umugore wa Kazungu uwo bita Mama Dangote we ngo akimara kubumva ko umugabo we yatawe muri yombi ndetse n'abakenewe nk'umwe mu bari abayobozi ba Inguvu Jini, we yahise bangura amaguru ahita acomoka n'indege bivuga ko ataritegeye i Kanombe ko yayifatiye mu kindi gihugu. Ubushinjacyaha bwasabye ko urubanza rusubikwa. Umucamanza twumvishe avuga ijambo. Twese twicaye ngo kubw'inyungu z'ubutabera urubanza rurasubitswe ruzasubukurwa. Abantu nyine bari benshi. Ni urubanza rwabaye uyu munsi. Yego rwo rurimo abantu 15. Impamvu zikomeye nuko mu bwe mwibazwa rye yemera ibyaha ati sinshaka kuburana kubera ko dosiye bayibonye ejo ni mugoroba. Aho birumvikana. Ikindi cya kabiri impamvu turi gushaka ko n'urubanza rusubikwa byibuze rukajya mu minsi 5. Hari ibyo ubushinjacyaha butadukorera kandi bwakabaye budukorera. Icyo ni iki? Butagaragaza. Ati niba umukiriya yaka telefone kugira ngo akuremo ibyo azireguza. Yego ntayihabwe. Telefone ntayihabwe. Uyu munsi ubushinjacyaha bakaba bamuzanye imbere y'urukiko ngo yiregure kandi telefone barayimwimye buri kugira ngo tuvuge iki. Yego. Ati turasaba iminsi 5. Umunyamategeko aravuga ati nta n'umunsi umwe byibuze mwaduha. Yamubashije ikibazo. Yamubashije ati se uyu mukiriya wawe muri RIB no muri parike ntabwo wigeze umwunganira. Yego. Kugira ngo tumenye ko ibyo bintu ari bishyashya atigeze abuhamwa. Ati muri parike nagenje gute? Nshuti bakunzi mudahwema gukurikira inkuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Uyu munsi wa none ntabwo turi mu butembere, nta nubwo twaje kurambagiza ibibanza mu mujyi wa Kigali dore ko binahenze, yewe nta n'ubukomisiyoneri twajemo, ahubwo turi mu karere ka Kicukiro aho hari mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kagarama ku mbago cyangwa se hirya y'imbago z'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, aho twaje gukurikirana rero urubanza ubushinjacyaha bw'u Rwanda buregamo abashoramari ndetse n'abakozi ba leta. Ubwo ukuvuga ngo na banyenganda abashoramari bazanganda Ntihanabayo Samuel ariwe Kazungu wa Inguvu Jini ndetse n'abakozi be babiri, ubwo n'abakozi 3 muri Inguvu Jini, hakazamo rero n'abandi batandukanye, hakazamo n'abakozi ba Rwanda FDA, ariko kandi Directeur General wa Rwanda FDA ariwe Bienvenue ntabwo yabonetse aho. Rero uwo niyo bita DG Director General ntabwo yarahari. Mbabwire kandi ikindi turi muri iki kiganiro muri intoro urubanza kubise urukiko rwakubise ruruzura abantu baba benshi, hanyuma ryaho rero nanjye ubwanjye mpageze nanjye nasohowe mu rukiko bitewe n'ubwinshi bw'abantu bari mu rukiko, intebe zari zabuze, sare yabaye ntoya, biragoye kuburanisha rero imanza ziregwamo abantu 10 bangahe kandi babakire bose kandi bafite abanyamategeko kandi babakire bose. Abapolisi bavuze bati intebe zuzuye, nanjye ubwanjye barasohora. Ndangije ndavuga nti rero uko biri kose reka mfitemo imboni zanjye zigomba kuba zindebera. Hanyuma umeze neza Bwana Damuru? Meze fresh cyane, meze neza. Yewe muntu wagiriwe icyizere? Nabashije kuba nageramo ariko icyo navuga cyo abantu nyine bari benshi. Ni urubanza rwabaye uyu munsi. Yego. Rwo rurimo abantu 15. Hamugisha ino sawa hamubonye? Hamugisha ino sari kwagera ubu. Wa undi Theo yise ngo ni kaboko. Theo nawe ararengera. Hanyuma rero Damuru dutangire dutyo rero. Dutangire gutya tubabwira uburyo Ikaze TV Rwanda, Impumuro TV, Impanuro, Inzozi Zacu TV, Mubumbe TV, abantu bakurikirana rero. Bimeze bite? Ubwo urumva abantu bari benshi, birumvikana aba bantu nabakire kandi bafite imiryango. Yego. Nyuma yo kugira imiryango bakagira n'amafaranga. Ni n'abayobozi bamwe namwe n'abayobozi. N'abayobozi. Abantu basanzwe bazi urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro bitewe n'uburyo twitabira n'izindi manza. N'urukiko rugira nyine sale zitari nini cyane. Zitari nini cyane. Yego. Ubwo hari igice cy'abantu babicayemo bakurikirana, urumva bambaye amapingu, biragoye cyane kugira ngo ujye kubivangamo, ariko hakaba n'ikindi gice kiba kiri ku ruhande. Abantu rero bari benshi abarinjira, ariko mbere yo kurubanza rutangira
intebe 3 za mbere naho abantu bicana yego babwiye abantu uti muhaguruka aho ngaho hagiye kwicara abanyamategeko abantu bizi icyo bita iki itegeko yego binjiye nyine ubona ko abantu 15 harimo mu bufite nk'abanyamategeko babiri yego bitewe nyine n'icyo bita n'uburyo wenda bishaka uburyo yifite kuko babigeza ese ni hari imanza twiteberaga zifite umuntu afite n'abanyamategeko 5 cyane urumva ko abanyamategeko bari benshi yego aho dusanzwe tubona mu zindi manza n'abandi harimo na Maître Mutangana Jean Bosco wahoze ari procureur general wa Repubulika y'u Rwanda yayoboraga parike y'u Rwanda rero nawe ni Maître ese yari Maître wande harabata ko ari byo tujye kuvuga tubwira n'abantu uko urubanza rwagenze hari dusohotse hari n'abataburanye turi buze kuza kubibwira abantu mu bantu 18 bavuzwe ni 15 uyu munsi bagejejwe imbere y'urukiko barizwe ubushinjacyaha bwabagejeje imbere none se damuko dore ko genda nabuze naho nicara bitewe n'ubwinshi bw'abantu abapolisi bavuze bati intebe zarangiye dore yewe noneho n'umushinjacyaha ubwe yanyibwira ati nta mwanya uhari wowe busotse bugiye hanze wabyumvise babimbwira n'umucamanza wabivuze hanyuma sohoka intebe zagenje gute zarangiye byagenze bite rero ubwo kwinjiye igihe kiratangira cyangwa se igitangirwa n'ubundi no kubanza gusoma imyirondoro bavuga ati tugiye gusoma imyirondoro yanyu uza kumva umwirondoro we wanditswe atariho yaza gusaba ko ukosorwa. Kazungu bavuze ko ari umunyakigali cyangwa ari umunyabuhanda muri Ruhango. Kimironko ni habarizwa bavuga aho yavukiye ariko ahatuye ni Kimironko Kibagabaga mu bakire bose twagiye yego mu bakire ubwo basoma imyirondoro ubwo barabantu 15 bagenda basoma uwo basanga bitari byo bagenda bakosoza yego ubwo ikimyirondoro kirangiye baravuga ati buranishwa cyangwa se buranisha rigiye kugenza gute gutangira igitari cyemewe niki Perezida w'urukiko yabisubira winuza w'inteko yabisubiragamo cyane Perezida w'inteko yavuga ati telefone ntiyemewe mushyire hehe siransiye kandi muzibike kugira ngo zitaza kugenza gute kudiranje urubanza rw'abantu 15 aba urubanza nyine rurimo abantu benshi bigombera protocol ihambaye kugira ngo bibashe kugenda. Jean Paul Nkunireza ntiyararimo ntabwo yahageze ntabwo yahageze abanyamakuru bari barahangaha ni bake cyane bahageze mbona nyine ni bakeya wa mainstream zino TV numwe nabonye wenyine TV1 Kenesi yari kumubaza uburyo akora akazi muri Kigali uburyo amenye izi Bugesera abagabo bisha abagore n'abagore bisha abagabo hanyuma kananirwa kumenya urubanza rwa Kazungu ubwo izindi mainstream nyine ntago zabashe bite ntiyaje n'izindi nyine ariko twe duhari tugiye kubabwira uko tagira rero usome abantu urukiko rwatangiye sangapi hanyuma rero rwahaye ikaze bari mu cyumba cy'inteko hari sangapi reka duhere kuri uburyo urukiko rwatangiye urubanza rutangiye ni ku isaha y'isayine zuzuye sayine nanjye nahageze buruko ninjira ukoramo telefone ngo turebe amasaha bitewe nuko bitari byeme telefone wari abagabo bahamagaranaga n'abagore hanze y'urukiko nabo nari magaranye nabo bari mu rukiko wabigerageje n'umwe kandi nawe bamwitayeho ukoreshaga phone bamutaga bamusoye hanze umutekano ku rukiko wari wakajijwe abapolisi bavuze bati kirazira kurenga hano mwemwegeyeyo kubera yuko intebe zashize twagiye bitewe nuko abantu baba barimo ari benshi nawe nyine ntukabikabirize cyane oya none se genda avuga ibyambayeho bakwegeje aho ugati buzamutse reka twigendere urubanza rujya gutangira hari abagaragaje inzitizi reka ko duheraho ariko umucamanza yavuze ati ntago turi bunabahagurukirize rimwe mwese kubera ko ukuntu mungana ntago mwakwirwa ahangaha turi buze kujya duhagurutsa bane mu byiciro baba aribo bahaguruka ariko ibintu byabe ahangana nakubwira ko habaye ibisa n'ikinamico numvise Samuel Mutungire buriya nawe ndaza kubaza ikinamico na Paul Rugendo bavuze ntukabivuge muri ibyo none se ko nabyumvise basohoka ibyo wumvise ugireka babyivugire oya babivuze none se ngo babonye ibintu bimeze nk'ikinamico mu rukiko urukiko ko ari mu rukiko hakiri ikinamico urubanza rwatangiye haburana umuntu umwe witwa Gatera Norbert
Gatare, I mean. Gatare. ngombwa byo gukora muri Niboyi ariko barubona mu Kagarama, ariko barusanga mu Kagarama, aha ngaha hariho turi, aho turi yego ni mu Kagarama, ariko muri cyo kira mu Kagarama, gino hari muri Kagarama turi, ariko rufite ibyangombwa byo gukorera hehe muri Niboyi, yego. Uyu niyo wabanje umucamanza amubaza ati ibyaha ukurikiranyweho urabizi, avuga ati urabizi, hari ibyo wemera, avuga ati hari ibyo nemera, hari n'ibyo ntemera. Icyaha akurikiranyweho nicyo gukora, gucuruza, gukwirakwiza no kwinjiza ibintu bitujuje ubuziranenge mu gihugu. Yasubije ko abufite se? Yasubije ko yabuhawe. Ubike? Rwanda FDA abantu benshi barahangaha ibyangombwa bya Rwanda FDA bari bafite. Kuko buranza umbenye utabifite buriya ni ufite ibibazo kutabifite. Kuko nabo muri Rwanda FDA hari abarahangaha bazira ko batanze ibyangombwa. Abenshi rero baraha nuko ibyangombwa byo muri FDA bari babifite. Ariko hari ibyo bakabaye barashyize mu bintu, akaba hari ibyo barengeje. Buhabwa umwanya buvuga icyo bumukurikiraniyeho, ubwo nicyo cyaha nkumaze kukubwira. Bavuga ko bagiye kumugenzura bagasanga afite ikigega kandi ziraho zitegerejwe kujya ku isoko zijye mu bana b'Abanyarwanda. Basanga afite stock irimo icyo bita za tangawizi, basanga afite icyo bita stock y'isukari, imifuka y'isukari, kandi yararangije garanti iyo sukari atanemerewe no kwicuruza, no kuyishyira mu nzoga. Ako nakasa mutwe. Basanga afite inzoga zidafite icyo bita ibirango. Wenda hari ibyo bya RSB ariko n'ibirango utamenya ngo inzoga irimo iki. Muyandi magambo Rwanda Bureau of Standard ntabwo izizi. Yego twagira ngo ushobora gutoragura nk'icupa hano ku muhanda bidafite ikirango, ukagenda ukarishyiramo inzoga. Ubwo nibyo ntekereza niyo yaba idafite ibyo birango bya FDA cyangwa se niyo RSB, ariko nta n'ikindi kirango. Ni nko gufata fanta ukayishyira mu icupa rya mitsingi. Yego. Ubwo ni ibyo ngibyo bavuze ko nyine basanze gute afite. Ariko ubwo ubushinjacyaha buvuga impamvu zikomeye zituma uyu Gatare bumukurikirana se busaba ko akurikiranwa agenje gute afunze. Impamvu zikomeye nuko mu bwe mwibazwa rye yemera ibyaha arabyemera akabisabira imbabazi. Ikindi nkubaje nawe nkindi nka experience ufite umaze witabira inkiko, urayizi indi mpamvu itijyaho kugira ngo ibyaha bihagarare. Nyine urumva hari ukwemera icyaha ukagisabira imbabazi. Itavuga ati no kugira ngo ibyaha nibwo buryo bwo kugira ngo n'icyaha yakoraga gihagarare, nuko wafunzwe iminsi 30. Kuba funzwe iminsi 30. Abwira na perezida w'urukiko ati no muri system twabishyizemo ntago twibaza impamvu umuntu wemera icyaha yaremeye icyaha mu buryo butagoranye, guhera muri RIB ubushinjacyaha mukamugeza mu rukiko, kuba agiye kuburana tranche cyangwa se iminsi, kandi hari gahunda yitwa detention, kuba agiye kuburana iminsi 30 y'agateganyo. Yego niye azabura n'ikiganiro akabaye burana byemeye. Yakabaye umunsi aburana ibyo yemera akaburanwa ku cyaha agenje gute akurikiranyweho. Avuga ko nyine ibyo byo kubana iminsi 30 y'agateganyo bitagenje gute bitari ngombwa. Asobanura nyine ku bigendanye no gutoroka igihugu. ku bushinjacyaha ntabwo bwabura kubivuga nyine ku muntu bushaka ko nyine ubushinjacyaha nyine n'ubushinjacyaha ugushinja nyine ntaburi ibyo agushinja ariko nta nukavuga nyine ugushinja ntaburi ibyo agushinja kuko akazi k'umushinjacyaha ni ugushaka ikintu cyose gishoboka cyagufatisha. Yego avuga ko ari umugabo uzwi umwirondoro we neza 100%. Yego ko afite ibikorwa atuye kandi afite ibikorwa za IPA yarazifite yagezeho ubwo nazo ziba ziri arubatse afite umugore afite abana avuga ko ibyo yagezeho byose yego kuba ibintu abikurikiranyweho kandi anabyemera bitaba impamvu yo kugira ngo abyisenyere ajya gutoroka iki. Yego ajya gutoroka ubutabera. Ariko bavuga ko icyo bavuga ko atagira uruganda ibyo
ubushinjacyaha buvuga ko afite uruganda avuga ko we nta ruganda afite ahubwo icyo afite ari stock. Afite stock. We ntabwo afite uruganda. Icyo bamwitira uruganda nkaho ngaho ngo basanze uruganda rwaragiye. We ntago havuga nkaho ari uruganda. Inzoga se bamufatanye avuga ko yazikuyeho niba adafite uruganda. Kuko niba afite inzoga afite n'uruganda zaturutsemo. Ibyo ngibyo nyine aho ngaho nyine ni muri ubwo buryo yabisobanuye. Aho niyo mpamvu ubwo ngubwo niba kivuga ko afite stock adafite uruganda, icyo gihe nukubaza ngo inzoga bamusanganye yazikuye mu ruganda rwe. Dora kantu nanone bajya babuza abantu b'abanyamakuru kuba abacamanza mukaba bashinjacyaha. Yagiye urumva nyine niba afite stock y'inzoga turi kuri gatare, nyine urumva hari za se turi kuri gatare gatare nyine urumva yemera stock y'inzoga bamufatanye stock, ariko ukibaza ngo iyo stock y'inzoga niba adafite uruganda rukora inzoga, stock y'inzoga zikuye. Ibyo nibyo ibyo ngibyo bizasuzumwa n'ubucamanza bizasuzumwa. Twagiye none ariko nanone ku byangombwa iyi case ye ifite ahantu ihurira n'abantu bo muri FDA, kuko hari abaje kumukorera inspection. Yego. Basanga ibyo bintu bihari. Yego. Ntibabimubuza. Yego. Uri kubyumva? Ngo bamuca amande. Bamuciye amande. Urumva rero ibihumbi 400. Aho rero ni nka kwa kuntu umuntu azamura inzu akayubaka binyuranyije n'amategeko, umurenge n'akagari n'umudugudu cyangwa se bakamubwira ngo turaguca amande, hanyuma ibintu ntibabikureho. Umucamanza yabajije ikibazo kiza ubushinjacyaha. Abaza ati niba uyu muntu barasanze bakamuca amande y'ibihumbi 400 mumunzaniye hano ngo mugire gukora iki kandi mwaramuciye amande ngo baramusubiza amafaranga ye hanyuma hanirwa ibyaha by'inzoga. Bwaje kuvuga inteko yari igizwe n'abashinjacyaha babiri. Icyo baje kuvuga bavuze ati nubwo yaciwe amande ariko iperereza rero rikozwe rigasangwa ibyabaye bitari ibyo guhanirwa amande gusa, harimo n'ibikorwa bigize ibyaha. Niyo mpamvu twamuzanye imbere yanyu. Yego. Ubwo amaze kwiregura rwose. Yego. Nta kindi kintu kigeze kivugwa, nta n'ikindi kintu yigeze umucamanza arenzaho. Yahise afunga mbwa ati iburana rirarangiye rizasomwa kuri we ariko kuri we yaburanye nkawe ku giti cye. Dosiye ni imwe. Ndetse gato hano nyine hano biri buze kuba byagwa. Dosiye imwe. Nimero kuri bose 10 na bangahe. Noneho reka twihute. Banza wumve nyine hari abanyene mpamvu nkubwira ngo nabo bari kuvuga gutyo ngo byagenze gutya ni icyo ngicyo barimo mu rukiko rero reka maze nkubwire. Mu rukiko havugwa ibyavuzwe ntabwo havugwa ibitavuzwe. Havuga ibyavuzwe nibyo turimo turagenza gute turimo turavuga. Yego. Ubwo bavuze ati urubanza rwawe rapfundikiwe, barangije bahita bahamagara iki timu ya kwa Kazugu. Ntago hamagaye timu ya FDA, hamagawe timu ya FDA irimo abantu 4. Yego. Ndi kubyumva. Yarimo abantu bagera kuri 4. Harimo yitwa Dr. Nyiringabo. Yego. Eric. We wanasabaga ko ataburana. Kubera impi niwe kwenda ariko riduheraho. Yego. Nk'umuyobozi wungirije muri Rwanda FDA. Yavuze uti nge ubwo n'abanyamategeko we bagaragazaga inzitizi. Ati sinshaka kuburana kubera ko dosiye bayibonye ejo ni mugoroba. Aho birumvikana. Dosiye twayibonye ejo ni mugoroba, none murimo muradusaba kugira ngo tuze tugenze gute tuburane mu gitondo. Ntago nabonye umwanya wo kuganira n'umukiriya wanjye kugira ngo ibintu tugenze gute tugira icyo tubivugaho. Ati ikindi cya kabiri impamvu turi gushaka ko n'urubanza rusubikwa byibuze rukajya mu minsi 5. Hari ibyo ubushinjacyaha butadukorera kandi bwakabaye budukorera. Icyo ni iki butagaragaza. Ati niba umukiriya yaka telefone kugira ngo akuremo ibyo azireguza, yego ntayihabwe telefone ntayihabwe. Uyu munsi ubushinjacyaha bakaba bamuzanye imbere y'urukiko ngo yiregure kandi telefone barayimwimye buri kugira ngo tuvuge iki. Yego. Ati turasaba iminsi 5. Tise urabizi ko iyo minsi 5 umucamanza mubaza abaza metere azabizi ko iminsi 5 n'urukiko tudafite uburenganzira bwo kuba uyu muntu tumufite ukimufite. Yego. Ntago iyo minsi twebwe tugenje gute kuba bamufite. Ati byibuze mwaduha nk'itatu. Yego. Ati ntago bari bukunde.
aramubwira ati ati urubanza rugiye kuba. Yego. Umunyamategeko aravuga ati nta n'umunsi umwe byibuze mwaduha. Yamubashije ikibazo. Yamubashije ati se uyu mukiriya wawe muri RIB no muri parike ntabwo wigeze umwunganira. Yego. kugira ngo tumenye ko ibyo bintu ari bishyashya atigeze abuhama. Ati muri parike nagenje gute naramwunganiye. Ubwo ibintu yaramwunganiye aho byahise bipfa byose. ati ibintu wagiye kubazwa muri parike ukamuvugana muri parike ibyo utazi. Yego. Ati kubwiyo mpamvu urubanza rugomba kuburana. Gusa icyo mubaza kuba kuburana nyuma nta kibazo bakica hariya mukamugenza gute. Yego. Mubyumva cyangwa se muganira ubundi mukaza kuba mwaburana nyuma. Yego. Ubwo Dr. Nyiringabo ikibazo cye kibakenje gute kivaho. Ariko no ku bandi banyamategeko babandi bo muri Rwanda FDA nabo hari abasi bagendaga babitangaho ibitekerezo. Ubwo abo muri FDA urubanza rugenje gute ruratangiye. Rutangira kandi dogiteri yaragifite ikibazo. Dogiteri we rwanzuye ko agomba kuburana ariko akaza kuburana. Nuvuga ngo umuntu yaburanaga ku giti cye. Oya ntago ari ku giti cye ariko nubundi abari ku giti cye nuko dosiye ibihuje uvuga ibyabo. Nk'uburyo reka nkwereke. Nari magaranye n'abantu hanze bo muri famille ya dogiteri ni dogiteri ni professeur Bienvenue. Umuyobozi mukuru wa Rwanda FDA Director General cyangwa Managing Director bavugaga yuko we dosiye yiwe itarashyikirizwa urukiko. Ako hano ho tugiye kugera. Aho niho tugiye kugera. Hahise hari nandi makuru nahise menya byo kwa Kazungu. Kazungu nawe yaba yarahamagajwe akibimenya nk'umuyobozi ngo ahita agira ngo ye baba we. Bwana se ko naho bavuga. Urabyumva neza n'umukobwa we ndetse twagiye ntago uri kuyakura hahandi jewe uzabaze reka jewe Claude mvuga sinyavuga ibintu biri aho gutyo gusa bidafite nshobora kuvuga yenda ururimi niyo rwanyerera ariko mbavuze yenda ibyo nta kabaye mvuga ariko birahari. Yego reka tugende twagiye. Ubwo urubanza rwawo muri FDA rugenje gute ruratangiye. Haguruka ubushinjacyaha nabwo kabashinjacyaha baraba babiri umugabo niki gender balance. Ikindi nanakubwira buriya nta nubwo banabarijwe muri parike zo hasi oya babarijwe kuri headquarter Kimihururu Parike General. Parike General niho babarijwe. Niyo mpamvu buriya n'abashinjacyaha wabonye buriya nibo bagomba kuba bagenda akantu ku kandi. Abashinjacyaha baratangira gusa umushinjacyaha w'umupapa Yego nawe ahaguruka agaragaza sinzitiza ariko hagurutse agaragaza icyifuzo aha ubushinjacyaha aho urukiko. Yego. Yatanze icyifuzo kimeze giti. Umushinjacyaha yavuze ati turagaruka ku byo nubundi kuri bo Dr. Nyiringabo Eric amaze kuvuga. Yego. Turasaba ko cyangwa se turatanga icyifuzo cy'uko urubanza rwakegezwa inyuma. Ati kubera ko aba bantu iyo tubabajije rwakegezwa inyuma cyangwa imbere. Ubwo ni imbere rwakegezwa imbere nyine rugahabwa indi tariki. Ati kubera ko aba bantu iyo bose tubabajije bose bashinja umuyobozi mukuru wa Rwanda FDA wasinye nawe naza azavuga ngo nibo batekanise bagiye kuri. Yego cyo bitingara matikaro sasa. Ati iyo babajijwe bavuga umuyobozi mukuru wagenje gute wasinye icyangombwa. Tukifuza ko uru rubanza rwabo rwazaba ari uko abayobozi uwo muyobozi nawe yicaye hano nawe akabasha kwisubiriza. Yego. Mu nyungu z'ubutabera. Niho ruzingerera. Mucamanza abaza ubushinjacyaha babaza ati se niba aba bantu mutegereje ko umuyobozi mukuru wa Rwanda FDA naza akabashinjura muzabarekora. Yego. Naza akabashinjura muzabarekora. Yego. Bati ntago ariho dushingiye ariko mu nyungu z'ubutabera turifuza ko byagenza. Inde ari he Yego. Ati mu nyungu z'ubutabera murinda habise ni igiki kuri jewe inkuni neza ni igiki kuri jewe. Ati mu nyungu sikuri murafata isake n'intuze sikuri murafata injangwe n'intuze ukajya ku twagiye. Yego. Ati mu nyungu urafata isake na dendo ukajya kubihuza wowe twagiye.
ati mu nyungu z'ubutabera Cyangwa n'imbeba bihora ko bikina. mu nyungu z'ubutabera turifuza ko urubanza Yego. rwakegezwa imbere kugira ngo umuyobozi wa Rwanda FDA nawe azaba yicaye aha Azaba ahari. bamushinja avuga ati ahantu twagiyeyo Yego. urangije urasinya nyamara twakweretse iki twakweretse ikibazo kirimo urangije uratubwira ngo nta kibazo Ikibazo- ntiyahabwa ibyangombwa azabikosora. Aha, aho rero niho ruzingiye. perezida aravuga ati se urubanza rw'uwo muyobozi ntirwashyikirizwa urukiko Yego. Akuruva ko nabikubwiye nanjye ko nari mbizi ibyo bintu. Nta dosiye ntirashyikirizwa iki urukiko urukiko. turasubika dufashe icyemezo kuri dosiye itarashyikirizwa urukiko avuga ati ubwo nta mpamvu zikomeye zituma abangaba mubazana aha Imbere ngaha." y'urukiko. muzahita bigenda biti Yego. umushinjacyaha ati turi kubyihutisha turimo turamubaza vuba ati vuba mu minsi mikeya nawe dosiye ye turayishyikiriza iki urukiko bazaburanire hamwe. Yego. Umucamanza buriya aba ari umuntu ukomeye Yo niko bimeze ariko. ari umuntu ukomeye. Zatinya umuntu winjira abantu bose bagahaguruka aba ari umuntu ukomeye. kandi yitwa mu gihugu umva nkubwira abantu bitwa ba president. Ubundi ba president nyirizina ku rwego rurintuze. Buriya president nyakwa president wa Republika wabyumvise neza president w'urukiko rw'ikirenga wabyumvise na president w'urukiko cyangwa se president w'inteko iburanisha na president none iyo baje mu bakuru umukuru w'umudugudu nawe rahita aza mu bakuru. Yego. Aha. Perezida w'inteko yavuze uti ntabwo ndi bufate icyemezo bumva ntabwo nafata icyemezo kuri dosiye itarashyikirizwa urukiko. Turage yarabivuze kuri TV10. Ntabwo nafata icyemezo kuri dosiye itarashyikirizwa urukiko kubw'iyo mpamvu urubanza rugomba gukomeza. Yego, rugomba gukomeza ibyo by'umuyobozi wa Deze bikazaba nyuma ariko urubanza rukagenza gute rugakomeza. Hanyuma twihuta rero kugira ngo tugere aba bantu bo kwa Kazungu muri nguvu cidi no nshaka ko Kazungu we nigeze agira n'icyo avuga mu rukiko we ntiyagezweho. Abandi ba Kazungu babiri bakazungu hari uwari ushinzwe production hari uwashinzwe umusaruro abo ngabo bo byagenze biti ko Kazungu we ntiyavuze tutaragera aho ngaho gato kugira ngo tunasoze. Yego. Uko tugeze ku musozo w'icyahise kiba abandi bari bagezwe dusesengura ibyacu. Ubwo perezida yaramaze perezida w'inteko yategetse ko urubanza rugenza gute ruba habanza abo muri FDA harimo uyu Dr. ariko we Dr. Eric Dr. Nyiringabo Eric bo bamubwira ko aza kuburana nyuma y'aba ngaba kubera ko nyine we n'umunyamategeko we bagomba kubanza kugenza gute kongera kubunyura muri dosiye. Abo muri Rwanda FDA bose uko ari bane icyo ubushinjacyaha bubarega nuko bafite aho bahurira n'izi nganda. Yego. Kandi bakaba muri FDA nyine hagiye hafatwa umuyobozi mukuru wa buri shami hari umuyobozi mukuru wa food and nutrition. Yego. Hakaba umuyobozi mukuru wa inspection urumva ni ihangane dusoza mu kanya gato minota 5 yonyine urumva. Yego. Bashinjwa ko hari abasinye ku byangombwa kandi hari naho bajyaga gukora ubugenzuzi nk'umuyobozi mukuru w'ubugenzuzi. Yego. Hari ibyo babonaga bakabyirengagiza ntibafunge iki uruganda babibonye ariko ubwo urumva icyo wamushinjacyaha yasabaga ko niyo babajijwe bavuga ko umuyobozi mukuru ari we bagenza gute. Yego. watanze oda ubwo bakiri kuburana wabonaga ko tutagiye kure cyane ubushinjacyaha nta bimenyetso bifatika kuri bo kuri abakozi ba Rwanda FDA bari bafite kuko baza ati se ibyo bagiye bagasuzuma byari ibiki urumva. Yego. basanzemo ibiki byaragombaga kuba iki ubushinjacyaha bukavuga ko hari raporo butegereje ikorwa n'abahanga ubwira turuka muri Rwanda FDA Rwanda RFI ipima ibinyobwa bimwe na bimwe byagiye basanga ku Rwanda Rwanda Forensic Institute. Oya hari n'ibyajyanywe muri laboratoire RFI Kacyiru hakora ibimenyetso ntabwo hakora imvugo urumva. RFI Kacyiru itegerejwe ya bimwe mu binyobwa byagiye gupima buriya nayo ariko wa mugani nibyo kuko n'abapfuyira bayibasha gupima icyabishe nibyo koko nibyo. Ubwo urumva rero bavuga ko ariyo raporo bagenje gute bategereje. Ubwo hashizaga rwose hashizaga
ubushinjacyaha bwe bwasabye ko urubanza rusubikwa umucamanza twumvishe avuga ijambo twese twicaye ngo kubw'inyungu z'ubutabera urubanza rurasubitswe ruzasubukurwa ngo se kuwa kabiri ku next week kuwa kabiri tariki 25 hanyuma urase uzasomwa nibyo turibaza uri uzasomwa cyangwa uzasubira twihuta rero hari bamwe mu bakozi ba Kazungu wa Inguvu Jean yanabayo Samuel bari hano ku rukiko bamwe twari duhagaranye hanze babuze aho bicara nkuko nanyine nabuze aho nicara hari nabandi bo muri Rwanda FDA abagabo babo cyangwa se abagore babo imiryango yabo yari hari bavugaga ko mu by'ukuri nabo ubwabo byabatunguye kumva ko abantu babo bafunzwe kandi mu gihe izo nganda zari zarahawe ngo ibyangombwa mu buryo bwemewe n'amategeko ariko kandi buriya bacunga ni mu Kinyarwanda ngo nta nduri ivugira ubusa ku musozi izi nzoga ni inzoga zimwe muri izi nzoga zisha abanyarwanda bamwe barapfuye abandi bahumye amaso abandi bafite ibibazo by'impyiko abandi ukibaza ngo kugeza uyu munsi wa none kubera iki ibi bintu byabaye umugore wa Kazungu uwo bita Mama Dangote ngo akimara kubumva ko umugabo we yatawe muri yombi ndetse n'abakenewe nk'umwe mu bari abayobozi ba Inguvu Jean we yahise bangura amaguru ahita acomoka n'indege bivuga ko atayitegeye i Kanombe ko yayifatiye mu kindi gihugu ariko kandi yahise agenda asiga ibyo by'inganda amahoteli hari n'ikigo cy'ishuri hano hirya rya primaire Kazungu ikintu cyanunguye ariko wenda simbizi niba abaregera indishyi baza nyuma mu mizi ariko nta bantu nabonaga barimo baregera rero ni igihe bizagaragara ko hari abantu bashobora kuba bagaragara ko banyweye inzoga zo muri Gucci ntago ntekereza ko ruzabamo abantu baregera buriya dore ko bimeze igihe hazagaragara abantu bavuga ko banyweye inzoga z'uruganda runaka bakaba barapfuye banywe izo nzoga n'abahombejwe n'abarangwe muri izi nganda nabo bagomba kuza mu baregera indishyi kubera yuko leta yemereye abantu ko bacuruza hanyuma bo b'inganda nabo bubatse inganda basaba ibyangombwa urubanza nyine tutategereje kumva byinshi iyo bitekereje abo basabye ibyangombwa nabo hari ibyo bahawe kandi bakoreragaho turashaka kuzamenya niba abantu barubatse inganda barahawe ibyangombwa baramaze kubaka inganda niba abantu barabanje bakubaka inganda bagahabwa ibyangombwa niba barahawe ibyangombwa batarubaka inganda ibyo byose rero abantu bakeneye kubimenya mu rukiko kuko ubu ngubu tuvugana nta makuru afatika nyirizina twari twiteze isi yose yari yiteze muri ibi binyobwa ariko icyo navuga cyo ni kimwe ni ukwibaza ngo uyu munsi wa none aba bantu bafunzwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ibi byose rero dusoza reka dusoze tuze kugaruka mu nyuma neza twicaye akantu ku kandi twitereka dusesengura akantu ku kandi tutisesereza bitewe n'uko hari abashaka kudusesereza umutekano wari wakajijwe ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro polisi y'u Rwanda yari ihari kandi mu by'ukuri umutekano wari sawa nibo bari bashinzwe kumenya ko abantu bicaye cyangwa se intebe zarangiye wabyumvise neza uzi kutemera gufata amashusho amajwi n'amashusho mu rukiko nibyemewe ariko ushobora watambuka muri kamera zacu ntabwo twamufashe tubishaka urakoze cyane turabashimiye dushimira abantu bose rero mukurikiye Ikaze TV Rwanda Impanuro TV Inkumburwa TV ariko tubabwire ngo Kazungu yari yumiwe abantu bamwe bagize yari yifashe ku munwa ikindi yibaza aho umugore wiwe ari yibaza ibikorwa byiwe yibaza ibintu byinshi mbashimire cyane mwese rero amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese ariko nanjye basohoye mu rukiko ako nikaburemo